Imana cyane ko yabanye natwe mu bihe twari turimo. Bibiliya iratubwira neza yuko mu bibaho byose dukwiriye gushima. Nta kintu na kimwe cyabasha kubaho kitari mu bushake bw'Imana, yaba mu mibabaro yaba mu byishimo. Imitima yacu ntabwo ikwiriye guhangayikishwa n'ibibaho, kuko Bibiliya itubwira neza yuko amakuba n'ibyago byose byazanywe n'ikibi. Satani rero yarabizanye ateza amakuba isi cyane. Ibyo rero ni ibintu abantu dukwiriye kwisangamo. Rero ibyo ntibikaduhangayikishe cyane, ahubwo dukwiriye guhangayikishwa nuko Kristo wajeje kuruhura imibabaro abantu bafite tutamwakiriye. Rero tugiye gukomeza kwiga, ariko saba kugira ngo n'ubundi amagambo ya mbere mwatangiriye kwigaho mukomeze muyatekerezeho cyane. Ubanze usuzume intekerezo zawe, utuze urebe imibereho irimo kukuranga muri iki gihe. Nkuko tubonye yuko urupfu rwo ntabwo ruza rwateguje umuntu, ahubwo ruza rutunguranye. Sigare wibaza n'ubundi nanjye mvuye nk'uyu mubiri amaherezo yanjye yaba yahe. Icyigisho rero cya kabiri tugiye kwiga n'ubundi ntabwo bitandukanye, kuko uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe ibitabo bigize Bibiliya usanga ari ubutumwa bwiza gusa. Rero icyigisho cya kugira ngo tubashe kuvugaho cyane ni icyigisho kivuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Iki cyigisho cyo kuvuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera ni ukubera ko isi abantu bararushye kandi imibabaro ni myinshi cyane. Nta nabo twayikwepera, abantu babyanga babyemera bararushye, kandi imibabaro iratuzengurutse hirya no hino, ntaho twayikwepera. Keretse gusa ibyaha n'urupfu byakuweho niho imibabaro izarangira. Naho mu gihe Kristo ataragaruka kugira ngo imibabaro ikurweho, ibyago tuzakomeza guhura nabyo, indwara tuzakomeza guhura nazo, inzara tuzakomeza guhura nazo. Ibyo byose bizakomeza kubaho. Ikintu kizabikuraho nuko Kristo azagenza ute? Azaba agarutse. Rero ikintu gitinjije Yesu kugira ngo aze maze imibabaro irangire ni nge nawe tutarimo kwihana. Ubundi usibye yuko wenda hari ibintu dushobora kuba twatekereza cyane, n'ubu ngubu ngize umuntu mpagurutsa nkamubaza ikibazo nkamubwira atari kurumva weho isi itamaze kukurusha, buri wese yahita avuga ati rwose isi iraturuhije, Yesu naze. Ariko abantu benshi barimo kwifuza ko Yesu yaza, ariko imitima yabo itagenje ute? Ititeguye. Niyo mpamvu muri iki gihe mwaya masaha muri uyu mwanya Imana yateguye ibihe nk'ibi ngibi kugira ngo umuntu wese uri bwisange muri uyu mwanya abashe kumenya umwanya ahagazemo, nimba koko yiteguye cyangwa se nimba atiteguye. Imana yashize ukuri ahagaragara kugira ngo umutima w'umuntu wihitiremo. Nimba uri mu nzira y'ukuri ntabwo wajijisha Imana. Icya kabiri, ntabwo wajijisha umutima wawe. Icyakora abantu bo wabajijisha, ukajya ubona uri mu rusengero, ukajya ubona ukora imirimo myiza, ukagira ngo uri umuntu w'Imana, ariko umutima wawe mwamuziranye kandi n'Imana ibigenje ute? Ibiwuzi. Amagambo rero tugiye kwiga avuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera turayasanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4. Buriya hari n'ingorane zikomeye cyane zabayeho kugira abantu. Satani ni umuriganya, yambuye abantu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo rishobora kuzana uburuhukiro mu mutima. Abantu barababaye, abantu babuze ibyiringiro, abantu nta mahoro bafite, kandi Yesu Kristo mahoro yaraje. Rero ni ikibazo gikomeye. Nshuti bavandimwe, ndasaba kugira buri muntu wese atega amatwi iki cyigisho tugiye kwiga. Ushobora kuhakura inkuru y'ibyiringiro, kandi bizakomeza umutima wawe kugeza kukagaruka kwa Yesu Kristo. Abaheburayo igice cya 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 4 baranditse ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro ryayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishikiye. Aya magambo arakomeye cyane. Hano Pawulo atubwiye neza yuko isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro racyagenje ute? Riracyariho. Ariko arongera ahise aduhamagara atubwira ngo
dutinye kugira ngo hatagira umuntu n'umwe waba wicanga utabasha gushikira isezerano. Ubu ngubu abantu benshi dushobora kuba twicanga, ariko isezerano ry'uburuhukiro Imana yageneye abayizera naje tugenda ute naje dufite. Rero ubu ngubu muri aya masaha Imana iraje kugira ngo ikangure imitima yacu, ibashe kudusobanurira neza yuko hari uburuhukiro, nubwo imibabaro ihari, ariko hari uburuhukiro Imana yageneye iki abayizera. Ubwo buruhukiro rero nibwo tugiye kuza kureba. Iyo bavuze bundi uburuhukiro harimo ijambo rivuga ikiruhuko. Icyo kiruhuko rero cyakora nubwo ari ikiruhuko, hari icyo bita uburuhukiro. Uburuhukiro aba ari ahantu noneho umuntu abasha kugenza ute kubonera iki ikiruhuko. Ubwo buruhukiro rero nubwo Imana yiteguriye, noneho abantu iyo baciye ikiruhuko binjira muri ubwo buruhukiro. Kugira ngo dukomeze cyane kuriya murongo, turaza gufashwa n'undi murongo uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Tugiye kureba iki kiruhuko Imana yageneye abayizera. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Baranditse bati: Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Ni ukuvuga ngo Yesu mu guhamagara yaje kureba abantu. Buriya Kristo yaje mu isi yuzuye ubumana, kandi yari yambaye umubiri kugira ngo icyambere abantu bari mu isi, kuko yarazi neza yuko kubw'icyaha cyarabaremereye cyane kibajyana mu mibabaro. Nawe buriya akambabwira hari ikintu kimwe gishobora kubereka yuko imibereho yo mu isi iruhije cyane, kandi icyaha cyarikoze. Namwe murebe uburyo Imana yaremye umuntu afite metero 6 n'ibiro hafi birenga 1000 muri metero 3 z'ubugari, ariko ubu ngubu ukabona umuntu nkanjye mfite ibiro bingahe? Nta biro birengeje 40. Wumvishe nta burebure bwa metero hafi ntayo. Wumvishe ni ikimenyetso kigaragara neza yuko icyaha cyangirije umuntu ku rugero ruri hejuru cyane. Wabyanga wabyemera, cyarangirije kubona umuntu asigaye asaza afite imyaka 30. Ubu ngubu abantu bari kuvuga ngo twarashaje. Umuntu ntabwo yari yuzuza imyaka 30 ngo ni umusaza, kandi umuntu wa mbere waramye imyaka myinshi yari hafi kugeza mu myaka 1000. Yahamye muri za 990. Urumva rero icyo ni ikimenyetso cya mbere kigomba kugaragaza abantu bararushe, icyaha kibagejeje kure. Nuko cyakora ikintu kinangaza kandi kinambabaza, nuko abantu nubwo barushe ntabwo bari bumva neza yuko barushe, kugira ngo bumve umuhamagaro w'umuntu babwira ngo baze bagenze ute baruhuke. Ahubwo imitima yabo ya kamere iri gukomeza kuzamuka cyane ikishira hejuru y'Imana, kandi ubwabo baratsinzwe. Rero ikintu hano Yesu Kristo ahamagara abananiwe n'abaremerewe, nubundi yarebaga imitima y'abantu, nubundi uko byagenda kose irarushe. Mu gitabo kimwe umwanditsi yaranditse ati: abantu bari mu isi babyanga babyemera bararushe kandi bararemerewe, ngo kandi umutwaro ubaremereye kuruta uwundi wose ni umutwaro w'icyaha. Buriya akambabwira umuntu wese umutima ukirimo icyaha burya baremerewe. Ubu ngubu urebe uburyo icyaha kiremereza umutima w'umuntu. Ubu nubwo wicanga uretse wumva ngo akana kawe kararwaye bakamanuye mu bita, umutima wawe wasigara wicaye hamwe. Wahita uhagarara. Ni ikimenyetso kigaragaza ko imitima y'abantu irahagaze. Iyo akantu gakomye gatoya imitima yabita ishiguka, ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta byiringiro bagenje ute bafite. Niyo mpamvu Imana irimo kugenda ihamagara uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Imana hari uburuhukiro yashizeho kugira ngo abantu babashe iyo mitwaro baremereye ibavuna babashe kugenza ute kwishiramo. Aho rero niho tugiye kugera. Matayo igice cya 11 guhera kuri 25. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Hano hari hamagara, iki kintu tucyumve neza. Mbere yuko twinjira mu byanditswe dusoma umurongo, dukwiye kuzajya tumanza tukiga n'umutwe w'amagambo. Bavuze ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe, ariko ndasaba kugira ngo munakurikire kandi mujye munansubiza. Hano ntabwo turi mu ikanisa ngo ni amategeko kugira ngo abantu babashe kumva ari ibintu bikomeye, ahubwo tunaganire kugira icyigisho kigenze ute cyumvikana. Yesu ahamagara abananiwe
n'abaremerewe. Ni ukuvuga ngo nk'uyu muhamagaro nubwo Yesu arimo kugenda ahamagara, ni umuhamagaro ufite kondisiyo. Ntabwo Yesu ari guhamagara imbaga y'abantu bose, ahubwo abantu Kristo arimo guhamagara ni abagenje ute, ni abarushe, kandi ni abagenje ute, ni abaremerewe. Umuntu wese utari mu iki gika cyo kumva arushe, cyo kumva aremerewe, ntabwo ari mu guhamagarwa. Ni ukuvuga ngo mbere yuko iri hamagara ribasha kukuza, ni uko mu mutima wawe umanza kumva kurusha, kandi ukamanza kumva kugenza ute, kuremerewe. Umuntu rero utarabasha kumva uyu mutwaro kumuremereye, ntabwo ihamagara rya Yesu riri muriho. Niyo mpamvu mbere yuko Kristo atanga uburuhukiro ku bantu ahamagara, amanza gushira umutwaro uremereye mu mitima yabo, bakamanza bakareba yuko isi ibaruhije. Reka Imana ikora bihamagara mu buryo butandukanye. Ishobora guhamagarira kw'ibyago twagize, ishobora guhamagarira kubona urwaye, ishobora guhamagarira ku nzara, ishobora guhamagarira ku bintu bitandukanye. Noneho wamara kumva ibintu byakuyobeye, akamanzi kakwereka yuko ibyo byose biterwa n'icyaha cyaje mu isi. Noneho iyo umaze gusobanukirwa yuko icyaha cyaje mu isi, birenga icyaha cyo mu isi, ugatangira ugatekereza ku mibereho yawe. Noneho ugatangira ukabona neza yuko icyaha noneho nicyo kiri kuzana iyo mibabaro yose. Icyaha nicyo kiri gutuma ibyago bikuzaho. Icyaha nicyo kiri gutuma ibintu byose byangirika. Icyaha nicyo kiri gutuma ibintu byose y'umwaku. None ukumva utangiye kuzinukwa isi, ukumva utangiye kuzinukwa no kwibamo, ukumva no kwibamo ntacyo bimaze, ukumva ushaka kuba ahantu hari iki, uburuhukiro. Bene uyu mutima watangiye rero kuremererwa, bene uyu mutima watangiye kumva ufite ikibazo, niho noneho Yesu atangira kugenza ute, guhamagara. Akambwira ati nubwo uri kubona ibibazo ari byinshi, ibirusha ni byinshi cyane, ariko ngwino ndahamagara. Noneho ikibazo rero gikomeye nyamukuru, ntabwo abantu barasobanukirwa n'uburyo baremerewe. Abantu bashaka kwikorera imitwaro yabo, kandi ntibabasha kuyikorera. Umwanditsi umwe yanditse ngo Yesu Kristo impamvu yaje mu isi akikorera imitwaro y'abanyabyaha yose akayijyana i Karuvari, nuko yabonye neza yuko iyo abanyabyaha babasha kwikorera ibyaha byabo byagombaga kubakumbanya. Imitwaro irabaremereye, ibibazo birabugarije, iyo babasha kubyikorera ubwabo byahita biguhitana. Niyo mpamvu Yesu yaje azana uburuhukiro, aza kugira ngo abantu bose bafite bene ibyo bibazo bamenye yuko Kristo yabyikoreye ku bwabo. Noneho bagenzi ute bemera iki, umuhamagaro. Ikibazo kirasigara twibaza, ese urumva noneho uyu muhamagaro ugiye kuwemera? Tugiye kumanza turebe uburyo Kristo noneho azamura ikibazo mu mutima w'umuntu, umutima w'umuntu ukagenza ute, ukaremererwa. Baranditse ngo umurongo wa 25, muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Dukwiriye kwiga Bibiliya ntitukajye duhita twirukanka cyane, ahubwo tugatekereza cyane kw'iri somo. Avuze ngo Yesu agiye gutangira guhamagara abarushe n'abaremerewe, yaje kuvuga ngo ndagushima Data yuko ibyo bintu wabihishe iki, abanyabwenge ukabishurira abana. Aba banyabwenge barishwe nabahe? Mbese n'ubundi ni ibihe bintu bahishwe? Aba bantu b'abanyabwenge bahishwe bene ibi bintu ni abantu batumva ko baremerewe, kuko ibyo bahishwe ni ibihe, ntabwo bari bumva ko umutwaro baremereye. Bene aba bantu rero bitwa abanyabwenge. Bitwa abanyabwenge kubera iki? Kuko bakomeza kwiberaho, bakirira, bakinywera, bacishimisha, bakajya mu birori, bakumva nta kindi kibazo bafitanye n'iki, n'Imana. Bakumva nta mutwaro w'icyaha bagenje ute bafite. Bene aba Bibiliya ibita abanyabwenge. Mwumva ukuntu Pawulo yaje kubivuga mu rwambere rw'Abakorinto. Rwambere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'Imana bunyuranye n'iki? N'ubwenge bw'isi. Ese ubwenge bw'Imana ni ubuhe, ubwenge bw'isi ni ubuhe? Ngo udore ubwenge nubu, nukubaha iki? Uwiteka, ndetse no kuva mu byaniko kugenza ute, kujijuka. Nukuvuga ngo rero ubwenge bw'Imana ni ubuhe? Nukuva mu byaha, kandi nukumenya iki? Imana. None rero ikibazo twasigara twibaza, ko abantu bari kwita abanyabwenge muri iki gihe ariko batiga Bibiliya, batabana n'Imana mu ijambo ryayo. Icyo gihe Bibiliya ibagenza ute, ibashize ku gipimo basanze badashitse, kuko abo ntabwo ari abanyabwe. Ahubwo ibi bintu uri kubona uko, ukabona umuntu arize, arangije kaminuza, arangije doktora, arangije amashuri menshi cyane, bene ibyo ni ubumenyi.
ntabwo ari ubwenge. Aho ibyo ni ubwenge bw'isi, kandi ubwenge bw'isi ntabwo bushobora kuba bwazakuzamura iki kirere, kandi ubwenge bw'isi ntabwo bwatuma ugira uburuhukiro, ntabwo ubwenge bw'isi bwakutuma ibibazo ufite mu isi bigenza ute bigabanyuka. Mbese abafite profeseri barapfa, mbese bararwaza, mbese barahangayika. None se ayo mashuri bafite yaba yarabahaye uburuhukiro? Niyo mpamvu uko Imana yategetse kumva ukuntu banditse ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ni ukuvuga ngo ubu ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Kubera iki Pawulo yanditse aya magambo? Mwibuke neza ko turi kuri ariya somo rivuga ngo Yesu atangira guhamagara abarushye n'abaremereye, yavuze ngo ndagushima data yuko ibi bintu wabishe iki abanyabwenge ukabishurira abana batoya. None rero turi kureba ibi by'ubwenge. Noneho Pawulo yavuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni iki? Ni imbaraga y'Imana. Ni ukubera iki Pawulo avuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu? Ariko zikubwira umuntu ufite amashuri y'icyubahiro gikomeye cyane, cyangwa se afite ubutunzi bw'isi, yaragize ubutunzi bwinshi, ukamubwira ati ngo ariko uzikwiriye kujya usenga ugapfukama ugasaba Imana kugira ngo ikwereke ibyaha byawe maze wihane ubabarirwe, yabyumva? Kubera icyubahiro afite cyo mu mubiri gituma umutima we udaca bugufi ngo ashake Imana. Bene ibyo ngibyo nibyo Pawulo yashatse kuvuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni kuko umusaraba wo ni imibereho iciye bugufi, mu gihe abari mu isi bafite imibereho ijya hejuru cyane. Niyo mpamvu abantu bari mu isi iyo babwiye guca bugufi ngo bashake Imana, iyo babwiye guca bugufi ngo babashe gushaka uburuhukiro Imana itanga, bishyira hejuru y'iki? Y'Imana. Iryo jambo ry'umusaraba bararihinyura. Ikimenyimenyi ubundi abantu twicanga twaba twarabyakiriye. N'ubu ngubu Imana iracyavuga ko ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Ntubirebere mu bandi twatanzemo urugero, ahubwo birebere muri wowe wicaye ahangaha. Ese ijambo ry'Imana waba wararyakiriye cyangwa warahinyuye? Ijambo ry'umusaraba, mu musaraba niho hagombaga kuboneka uburuhukiro, turaza kubireba, ariko abantu benshi barawuhinyuye. Rero ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'iki? Z'Imana. Abakizwa ni bantu ki? Abantu bakizwa, hari umufarisayo umwe umutunzi yaje kureba Yesu arimo kwigisha cyane, kuko Yesu igihe yigishaga ubutumwa bwiza bwakizaga imitima y'abantu, abantu bazaga ari benshi cyane baje kumva ubutumwa bwiza, maze abantu benshi baje bamushungereye, maze arangije umutunzi aravuga ati ariko ngo mwami, ko mbona abantu benshi baje kumva ijambo ry'Imana ari benshi, mbese buriya abakizwa ni bake? Yaje kwitiranya abantu benshi kubigirira icyari kiri kumva ijambo ry'Imana, atekereza yuko bose ariko baje gukizwa. Nk'uko ubu ngubu abantu benshi baba bicanga turi kumva ijambo ry'Imana, abantu bagira ngo abantu bose buriya bararyakira bakizwe. Oya, ahubwo Yesu Kristo igisubizo Yesu amubwira ati mugire umwete wo kunyura hehe? Mu irembo rifunganye, kuko benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibazabibasha. Kubera icyo yavuze ni irembo rifunganye? Kuko inzira y'umusaraba ni inzira yo kwiyanga, kuko inzira y'umusaraba ni inzira yo guca bugufi, kuko inzira y'umusaraba ni inzira itajyana n'ibyubahiro byo mu isi. Niyo mpamvu iyo nzira ifunganye abantu benshi ntibayicamo. Kuri twebwe abakizwa ni imbaraga. Abakizwa ni abemera bafite imitima iciye bugufi, bashaka kugira ngo baturishe imitima yabo, bumve ijwi ry'Imana rivugana n'imitima ya waba uri mu bahirwa. Rero nawe iri jambo muri aya masaha wemeye yuko ryasanga umutima wawe. Hepfo baranditse ngo mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi se we ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe we se ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu. We abantu benshi kambabwire, nuko umuvandimwe yatangiye icyigisho cya mbere, abantu benshi bari kwirukanka, isi yabateye guhangayika gukomeye cyane. Abantu benshi bahangayikishijwe n'imibereho mu buzima, kandi ibyo bintu byose nta wundi ubiterana Satani. Arimo gugenza intekerezo z'abantu kugira ngo bakomeze birukanye bashakisha ibyo mu isi, be kwita ku iherezo ry'ubugingo bwabo, kugeza igihe imbabazi z'Imana zo kugira ngo abantu babashe kwakira uburuhukiro zizagenza ute? Zizarangirira. Nshuti z'Imana, ndabasaba kugira ngo uyu mwanya ubashije kwisanga ahantu atari mu bushake bwawe, wongere witekerezeho bundi bushya.
wongere utekereze se imibereho yanjye n'ubukristo bwo muri iki gihe buhagaze buti. Ese koko naba ndi mu banyabwenge cyangwa se ndi mu bantu baciye bugufi bashaka gukizwa? Hepfo dukomeze dujye muri Matayo aho twari turi 11:28 baranditse ngo Yesu twari turi kuri 25 ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana. Ese twasobanukiye abanyabwenge abari bo? Abana bato rero ni bande? Abanyabwenge tubonye abari bo ni abantu bose bafite imitima iri hejuru idashaka guca bugufi kugira ngo Kristo agenze ute ayigenderere. Abo Bibiliya hangayi bisa abanyabwenge kuko batemera kunyura mu nzira ifunganye, kuko batemera kunyura mu nzira iciye bugufi, kuko batemera gucisha bugufi imitima yabo ngo Yesu avugane na Yesu. Ubu ngubu Yesu yaje, none si cyo agiye kugusaba kugira ngo aguhereze uburuhukiro uracyemera? Ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba uri mu banyabwenge. Rero ntabwo nsabira umuntu wese kugira ngo hano abe yicara umunyabwenge, ahubwo musabe imitima yanyu icishwe bugufi kugira ngo Kristo abashe kuba yavugana nayo, ayihereze iki? Uburuhukiro. Abana bato nibo ngiye kuvugaho. Abana batoya ubundi reka mbabazi mwese abenshi hano ndabona ari ababyeyi bagize abana. Buriya imico y'abana batoya uri wizimya imico y'abana batoya nawe wahituyigira icyigisho gikomeye. Cyambere umwana mutoya yiringira se cyangwa se umubyeyi we, abazi neza yuko nta kintu na kimwe yabasha kubura umubyeyi wagenje ute ahari. Icya kabiri, abana bato ni abantu bagira kwizera, kandi abana bato ntabwo bakunda guhangayika. Abana bato ibyiringiro byabo iteka ryose ntabwo bahangayikije ngo mbese ngo ndarya iki, ngo ndaryama hese, ndambara iki. Oya, ahubwo abana bato kubera ko ibitekerezo byabo isi bitarabyangiriza bo bahora bibereye mu muneze. Niyo mpamvu Yesu Kristo akunda kugereranya abana b'ubwami bwo mu ijuru n'abana bato. Abajya mu rugendo rwo mu ijuru n'abana bato, nuko abana batoya iteka ryose babona ko ntacyo bashoboye, ibyiringiro byabo babiteze ku babyeyi babo. Nta kintu na kimwe batekereza yuko bakwishoborera, nta kintu na kimwe batekereza yuko bakora, kandi guhangayika ntigomba kubaho kuko ntabwo baba bafite guhangayika ko mu isi. Avuga ati papa arahari. Papa arahari. None se ubu ni bangahe hano bicaye bahangayitse kandi papa ahari wo mu ijuru? Si bahari? N'ubu ngubu ushobora kuba wicaye ugihangayitse. Ni ikimenyetso kigaragara neza yuko ntabwo wari wakira uburuhukiro. Numara kwakira uburuhukiro, iyo Kristo ageze mu bugingo bwawe ahita guhindura umutima wawe nk'umwana muto, ukahita ubona noneho imibereho yawe ari ukwiringira so gusa. Niyo mpamvu hano yavuze ngo muri iyo minsi aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abana bato bari baramaze kubisobanukirwa yuko kuba ari se. Nta kintu na kimwe babasha gukora ku bwabo, ahubwo bazi neza yuko imigisha yose babona ituruka kuri se, kandi nta kibazo bahangayika. Nibyo Yesu yaje kuvuga ati muri Matayo igice cya 6, ariko mwaba afite kwizera gukene ko muhangayikishwa n'ibyo kurya, mugahangayikishwa n'ibyo kunywa, mugahangayikishwa n'ibyo kwambara. Salomo niwe muntu warinde cyane, ariko ntiyagera aho uburabyo. Uburiya kariya karabyo kugira kambare kaba kabigizemo uruhare. None se ko muhangayikishwa no kuvuga ngo mbese ngo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki? Ese inyoni kugira ngo zirye ziba zabigizemo uruhare? Zijya guhigahiga ngo turashaka ibiryo, ziba zizanu zirabikura. None se igaburira inyoni ikambika uburabyo izananirwa kukwitaho wowe ufite kwizera guke? Iyaba mwari mufite kwizera nta kintu cyabasha kubahangayikisha. Ni mpamvu ubona abantu bageze mu gihe cy'imibabaro bakagera mu gihe gikomeye, ukabona guhangayika kwabo kwazamutse cyane. Ni ukubera ko nta byiringiro bafite. Umuntu ufite ibyiringiro ahora yizera se, kandi azi ko byose bibaho kugira ngo bibashe guhimbaza Imana. Hepfo ku murongo wa 27 no tugeze. Noneho baranditse ngo Yesu Kristo ari guhamagara abarushe n'abagenzi ute n'abaremerewe. Ntabwo turagera ku murongo kugira ngo mubashe kumva
uku buryo mukwiriye kuruhuka. Hepfo baranditse ngo 27 byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Ahangaha Yesu Kristo mbere yuko ahamagara yaje kumanza kwereka abantu ibyiringiro by'uko we na se ari umwe, kandi ko nta kibazo bakwiriye kugira mu gihe bagenje ute bamufite, kuko yaravuze ati byose nabihawe nande na data, kandi ntawe uzi umwana keretse se, nta n'uzi se keretse iki umwana. N'ubu umwana ashatse kugenza ute, n'ubu ngubu umwana yaje ashaka kugira ngo umutima w'umuntu wese amenye ibyase. Ubu ihamagara ryaje kugira ngo imihangayiko igenze ute irangire. Yesu ari gutanga uburuhukiro. Yesu arimo kugenda atanga uburuhukiro nahanyu kugira mwinjire. Dore irembo rirafunguye. Ari indirimbo imwe ivuga ngo hari irembo ryuguruwe ry'abashaka gakiza, abakire abakene bose bagenze ute baginjiremo ntawe uhejwe. Kuko Yesu yaravuze ati nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireza abantu bo njya ntangazwa n'ikibazo gikomeye cyane. Buriya umuntu ugukunda muze ubonye akuzaniye impano, agukunze ati muze iyi mpano ndayiguhaye ndagukunda cyane none yakira, warangiza iyo mpano kubera urukundo yarakuzaniye ukayanga, yagufata ute? Yagufata nk'umwanzi ukomeye cyane. Urakoze kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. None reka mbabaza ko iyo mpano y'Imana yatanze kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, abayakiriye ni bangahe? Avuze ngo umuntu akuzaniye iki impano agukunze cyane ukayanga, yawe ari iki? Urumva uburyo abantu ari abanzi b'Imana ku rugero ruri hejuru cyane, ntabwo mwabyumva. Ubundi hari amagambo amwe nigeze gusoma ngo ntabwo Imana izahanira abantu yuko ari abanyabyaha, kuko abantu basanzwe ari abanyabyaha basa, ahubwo Imana izahanira abantu yuko yatanze impano y'umwana wayo abantu bakayanga. Yatanze impano yo kugira bave mu byaha ariko bemera kugundira iki ibyaha. Mbega agahinda muri guteza Imana kubw'Imana yo kubakunda ariko bikarangira abantu barayanze. Hepfo niko banditse ngo none amaze kwerekana impano yuko byose yabihawe na se, kandi ntawe uzi umwana keretse se, nta n'uzi se keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kugenza ute kumumenyesha. Ubu ngubu ndabagira ngo mbabwire neza yuko mwe kugira ngo ibi bintu birasanzwe, ntabwo bisanzwe. Hepfo none 28 mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndagenza ute ndabaruhura. Amaze kugaragaza ubutware afite muri se, kandi na se ubutware yamuhaye amushizemo, nubwo afite kujya bimenyesha abantu be, yaje guhita ahamagara aravuga ngo noneho nimba mumaze kumenya urukundo nabakunze, mukaba mumaze kumenya neza yuko ubutware Imana yampaye bwo kuruhura imitima y'abantu iremerewe, noneho nimuze. Ibanga se baremera umuhamagara. Cyo nicyo kibazo gikomeye. Imana na n'ubu iracyahamagara kuko nk'uko mene data yakomeje kubivuga, abazima turiho tuzi ko tuzapfa ariko bapfuye ntacyo ba. None murashaka kugira ngo abantu bazabashe guhamagarwa barapfuye? Nta guhamagara kuba ikuzimu. Niyo mpamvu ubu ngubu Imana irararika kugira ngo abarushe abaremerewe baze basange Imana igenza ute ibaruhure. Baranditse ngo mwese abarushe abaremerewe nimuze munsange ndabaruhure. Ubu ikibazo nasigara nibaze, ninde bamaze kumenya yuko arushe? Hano hari abantu bamenye ko abarushe? Ese murarushe cyangwa muri abanyabwenge? Kuko abanyabwenge twasanze yuko batamenya ko bagenje ute, kandi ihamagara rya Yesu ntabwo rigenze ute ribagenewe. Ndagusaba kugira ngo we kuba mu banyabwenge bagaragaza umutima ukiri hejuru, utagaragaza kurushe kandi urarushe. Ubundi kamubaza ubona ibya bitari mu mutima, icyaha kimwe kiba kikuremereye ku rugero ruri hejuru uko utabyumva. Urebye uburetwa Satani yashize ku bantu wakumirwa, arabatwaza igitugu, arabaremereza bikomeye, ariko Yesu yahamagaza urukundo muze baruhure bakanga impano. Baranditse ngo mwese abarushe abaremerewe muze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Iki cyambere dukwiriye kureba, Yesu ahamagara abantu barushe n'abaremerewe abari bo. Icyambere dukwiriye kwibaza, none Yesu aza kuremereza ikibazo ufite gute?
mwihamagara rye akoresha mwuka wera. Niyo mpamvu bimwe mu magambo yaje kubwira abigishwa be babanaga nawe ariko bagihangayikishijwe nawe n'imibereho yo mu isi, arimo kubahamagara yaje kubabwira ikintu gishobora kuzabasha kubatera imbaraga yo kuzaruhuka. Icyo kintu rero yaje kuvuga nicyo cyaka kugira ngo abantu bose bagenze ute biteho cyane, kugira ngo babashe kumva yuko ikibazo cyabo kitanoroshye ndetse kinaremereye cyane, kugira ngo bajye bakumva yuko bakeneye kuruhuka. Yohana igice cya 16. Amagambo nkunda cyane, izingiro ry'ubutumwa bwiza, izingiro ry'umunyabyaha uburyo amenya uburyo arushe, uburyo umunyabyaha amenya yuko aremerewe. Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Kaduhere ku murongo wa 7. Umumaro umwuka wera azabagirira. Hari umumaro umwuka wera azagirira iki? Abantu. Buriya kambabwira, abantu bavuga ati umwuka wera yaje, abantu bagasimbagurika, abandi bagakora ibitangaza, bakavuga ngo umwuka wera yaje. Siko umwuka wera akora, ahubwo tugiye kumva umwuka wera yaje icyo akora. Ntabwo umwuka wera aza ari kugira ngo abantu bagenze ute babashe kugira indi myumvire itandukanye, ahubwo umwuka wera mwumva umumaro. Niwe ugiye kuza azaremereza ibiri mu mitima yanyu, muzumva muremereye kandi muzashaka uburuhukiro. Baranditse ngo uhereye mbere na mbere sinababwiye kuko nari kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza uti urajya he. Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazazaho muri. Uwo mufasha ninde? Mwuka wera. Kuko icyari kuba cyiza Yesu Kristo mu gupfa kwe no kuzuka yagombaga kujya kwa se agasaba ibyasezeranywe by'umwuka wera kuza kubigishwa be, kugira bazamusobanukirwe bamenye imitima yabo ugiremerewe, maze babashe kwifuza uburuhukiro. Baranditse ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza wari, ariko ningenda nzamuboherereza. Noneho umwuka wera naza, ndasaba kugira buri muntu wese awuguke, buri wese awuguke, kugira mwumve uyu mwuka wera naza ikintu azakora. Mwuka wera naza icyo azakora cya mbere, azatsinda bise abemeza iby'icyaha. Ese ashimwe turi kujyana. Umumaro mwuka wera azabamarira ubwo azaza, azatsinda bise abemeza iby'icyaha. Ni ukuvuga ngo icya mbere iyo Kristo ashaka kuguha uburuhukiro agomba kumanza kohereza intumwa ye ariyo mwuka wera. Mwuka wera agomba kuza agakorera mu mutima w'umuntu wabaye akahebwe, kuko abantu babashije gutandukanywa n'Imana uhereye kera kose. Uhereye mu kuvuka kwa icyaha, ntabwo ari uko icyaha uvuga nabi, ntabwo icyaha ari uko utukana, ntabwo icyaha ari uko ubesha, ntabwo icyaha ari uko unegurana, ntabwo icyaha ari uko ugenza ute wiba, ntabwo icyaha ari uko usina, ahubwo icyaha ni uko wakivukanye. Mwuka wera icya mbere akora yemeza umutima w'umuntu iby'icyaha kuko yakivukanye. Abantu benshi rero bagiye kwihana bahita barata Imana twacumuye utubabarire. Uko ntabwo ariko kwihana, ahubwo mwuka wera yaje mu mutima remereza ikibazo cy'icyaha. Icyaha ni uko wakivukiyemo, mu ukuntu umunyezaburi we yabivuze kugira abantu babashe kubisobanukirwa neza. Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Abantu bakenshi bajya bibesha bakavuga ngo mbese ubundi nk'umunyabyango yakwihana ate, bakagera kuvuga ati umuntu aracumura akongera akihana. Siko umunyabyaha yihana. Inzira yo kwihana, inzira yo kuremereza icyaha mu mutima, inzira yo kwereka umutima w'umuntu kuremereye kugira ngo ushaka aho waruhukira. Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7 baranditse ngo dore naremanwe gukiranirwa mu byaha nimwe mama yambyariye. Urumva abantu bavukira, hari abantu bavuga ngo nge navukiye mu itorero, nge navukiye nta muntu uvukira mu itorero, ahubwo abantu bavukira mu byaha, ko Bibiliya ivuze, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Icya kabiri, Zaburi ya 58 ku murongo wa 4 baranditse ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyo bagiza bakabesha. Abantu bavuka batandukanijwe n'iki? N'Imana. Ngiki cyo mwuka wera akora iyaje kugira ngo agutere umutima wawe kuremererwa n'uburyo uremerewe n'ibyaha. Yohereza mwuka wera akakwereka icyaha cyawe uko wagenze ute. Wavutse utandukanijwe n'Imana ukabona ukeneye
uburuhukiro. Icya kabiri rero, nasigide amateka yawe. Abantu noneho murebe umuntu wavukiye mu cyaha, murebe umuntu wavukiye mu cyaha agakura ari mu cyaha, ibyo yaba yarangirije aba ari bike, aba ari byinshi cyane. Nawe reba, ufite imyaka hafi igera muri za 60, urebe ibyaha wakoze ugifite nk'imyaka 10. Mwuka wera agenza akakwereka amateka yawe, wabicikira. Ni byinshi cyane biruta umusenyi wo ku nyanja. Niyo mpamvu Mwuka wera iyo agiye kuza kugira ngo aremereze ikibazo ufite, aza no mu mateka yawe, ntabwo yasiga kuko babyanditse muri Yohana 16 bazemeza umuntu n'ibyiki n'iby'amateka. Iby'amateka kubera iki se aza? Ni ukugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa ububi bwe, asobanukirwa uburemere bw'ibyaha afite, asobanukirwe n'uburyo yamukiye Imana, asobanukirwe n'uburyo yatandukanijwe n'Imana. Bene uyu mutima iyo uri kurondorwa n'Imana abasha kugira ikibazo, ukumva ukeneye kugenza uti kuruhuka. Umva ukuntu baje kwandika muri Zaburi ya 51, Zaburi ya 50 umurongo wa 19, baranditse ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko, ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Abantu benshi bakora ibyaha bakagira ngo ijuru niribyandika, rirabyandika. Abantu bakora ibyaha bakagira ngo bizirengagizwa, ariko birandikwa. Rero ibyo byose ubishyira imbere yawe, ubishyira mu kanwa kawe, ubishyira mu mutima wawe, ukagira ngo ibyo byose ngo Uwiteka azabyirengagiza, ariko ibyo byose azabishyira imbere yawe nk'uko bigenza ute bikurikirana. Bene uyu mutima rero wamaze kugenza ute kwemezwa iby'ibyaha, wamaze guhishirirwa amateka yawe, icyo usabwa kuko ubu uri gutaka, uri kuvuga ati nakirane, uburemere bw'icyaha bagiye bwagenje ute bwazamutse. None uyu niwe utangira kumva agenje ute aremerewe cyane, akumva akeneye uburuhukiro. Mwumvishe inzira y'umuntu ukeneye kuburuhukiro? None abantu banyuze muri iyi nzira kugira ngo n'uburuhukiro ni bande? Niyo mpamvu imibabaro n'imihangayiko yo mu isi zakomeza ize iguhubanganye, kuko utarakira iki? Utarakira inzira yo kuruhukiramo. Turi hafi kwegereza ku musozo wa 11 ku murongo wa 28. Noneho Yesu arahamagara mwese abarushe abaremerewe, nimuze munsange ndagenza ute ndabaruhura. None ikibazo, ese muri gusanga mutarushe? Buri amateka yawe agushizwe imbere niwo wabona uburyo urushye, ukareba ibintu wangirije, abantu wibya, abantu wakubise, abantu watutse, abantu wambuye, abantu umva ni byinshi bigasirwa imbere yawe, niwo wabona uburyo urushye. Ariko Mwuka wera reka naza ntuzabemeza byo byose. None hepfo haranditse ngo mwemere kuba abagaragu banje, munyigireho ko n'umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro hehe mu mitima yanyu. Bene aba bantu bamaze kuruhuka ibyaha, bana aba bantu iyo bamaze kwemezwa iby'ibyaha n'iby'amateka yabo, barasaba kwizera gukiranuka. Yesu Kristo wenyine ni ukiranuka, kuko Yesu yavuze ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzereza abantu bo. Yesu icyatumye amanikwa ni kubw'ibyaha byanjye na Yesu ntabwo ahishura ibyaha by'umutima w'umuntu uranga kugira ngo agucireho iteka, ahubwo abishura kugira ngo kwereke ububi bwawe, nurangiza wizere icyo Yesu yagenje ute yakoze, kugira ngo numara kwizera ubabarirwe. Numara kubabarirwa, iyo ubabariwe ibyaha wakoze byo mu gihe cyashize, bene ikiruhuko kiba kigenje ute kiba kigeze. Noneho umunyabyaha arasabwa iki rero? Arasabwa gukomeza kubana na Yesu, yigira kuri Yesu Kristo. Tumwigirahe tubana n'Imana mu ijambo ryayo. Uko twiga mu ijambo ry'Imana niko tugenda twumva imitima yacu irushaho kuruhuka, kandi irushaho kubohoka, kandi irushaho kugenda mu nzira yo gukiranuka, mu nzira yo gutungana. Bene aba bantu nibakomeza kubana n'Imana mu ijambo ryayo, bigira kuri Yesu, bazabona uburuhukiro hehe mu mitima yabo. Nshuti z'Imana ndabararika, Imana ibane namwe. Isi ntabwo izigera itworohera, ibibazo byo bizakomeza kwiyongera, nta nubwo tuzigera tubona bihagaze, ahubwo bizakomeza kurushaho kwiyongera uko iminsi izarushaho kugenda irangira, kandi imperuka itwegereza bizarushaho gukomeza kwiyongera. Niyo mpamvu Yesu ari kugira ahamagare, ubwo imiraba ikomeye cyane igiye kwisukiranya abantu batabasha guhagararamo, izasange bafite uburuhukiro mu mitima yabo, imitima yabo yarabashije kwakira Yesu. Yesu ari we ngabo ibakingira muri byose.
Imana y'amahoro ibane natwe kandi itwumvishe cyane iby'iki cyigisho, idusobanurire uburyo dukwiriye gusanya Imana akaturuha kuko turushe, kandi koko yiteguye kwakira umuntu wese uzuyisanga. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Uburuhukiro warabugenye kandi wabugeneye muri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese umwizera abashe kubona ubwo buruhukiro. Ahangaha uko twize ijambo ryawe, uturinde umwana wo kurimbuka, ahubwo imitima yacu uyitera inzara n'inyota byo kumva dukeneye kubana nawe, uyitera inzara n'inyota byo kumva dukeneye uburuhukiro bwawe. Mwami Yesu, ni wowe wenyine wigishije iby'agakiza, kandi ni wowe ukiza, kandi ukizije wese urabimugaragariza. Niyo mpamvu nsabiye umutima wa buri muntu wese wumvishira ijambo, kugira ngo imbaraga y'Umwuka Wera irishimangize ubushobozi bukomeye, kugira ngo abantu bose be gukomeza kwibera mu mahoro y'ibyaha, ahubwo Umwuka Wera yishura ibyaha mu mitima. Ubatere gusobanukirwa iby'igitambo cy'i Kaluvari cyakoze n'icy'amaraso y'umwana w'intama yakoreye umunyabyaha, kandi ubatere kwizera imbabazi zawe. Yesu mwiza, urakoze ko wahagarika ijambo ryawe, wakoze cyane kuko wavuganye n'imitima yacu. Ukomeze uvugane natwe by'iteka ryose mu izina rya Yesu.